Ndabasuje mbaye ikaze mu mudukurikirana umunsi ku wundi, ni karibu cyane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tujya kuganira igice cy'umubiri wawe woga mbere y'ibindi byose, gisobanuye byinshi ku mico yawe. Ngiye kukwereka nimba hari igice cy'umubiri cyawe ubanza koga mbere y'uko woga ahandi hantu hose. Buriya ntabwo byapfa kuza gusa ngo byiture gutyo, hari ikintu bisobanuye ku buzima bwawe, ku mico yawe. Niyo mpamvu ngiye kubikwereka. Niba koko uri ikiremwa muntu ukunda kugira isuku, umubiri wawe ukawugira isuku kandi ukawubaha, ukawuhagira, ukanawukarabya, warangiza ukaba wakoga ahandi hantu ariko ufite igice runaka wabanje koga. Hari umuco rero bisobanuye kuri wowe. Mu gitondo urakaraba ukitegura buri munsi mbere y'uko ugira ikindi kintu ukora, cyangwa se ukaba nyine mu gihe ukarabye uzarebe neza, hari igice ubanza koga mbere y'ibindi. Iki ni cyo gice rero ngiye kukubwira cy'umubiri wawe uheraho. Nusanga muri ibi bice ngiye kuvuga hari icyo uheraho, umenye yuko hari icyo bisobanura muri iyi nkuru tugiye kugusobanurira. Kurikirana. Ukwiriye kumenya rero ko umuntu uko yiyuhagira umubiri we nabyo bisobanuye byinshi kuri wowe. Uko rero wiyuhagira biratandukanye cyane, siko njye niyuhagira, siko mugenzi wawe yiyuhagira, cyangwa se undi uwo ari we wese, kabone niyo mwamubana. Ntago buri muntu uko yoga ariko nawe woga. N'abavandimwe baba batandukanye. Ushobora kuba rero utarabiha agaciro cyangwa se utarabiha agaciro. Burya iyo umuntu arimo gukaraba afite igice aheraho gitandukanye n'icyo mugenzi we aheraho. Tuvuge nimba uhera ku maso, hari abahera ku maso, hari abahera mu gituza, hari abahera ku maguru, n'ahandi hatandukanye turi bugende tureba. Reka duhere ku bantu bakaraba bahereye ku gice cyo mu maso. Niba uri umuntu rero ukaba ukaraba uhereye mu maso cyangwa se ku gice cyo ku maso, iyo ukarabye umubiri wawe, dore icyo bishatse kuvuga. Ubusanzwe ukunda kwigenzura cyane, ariko cyane cyane wita ku bice birimo amaso, amazuru, uruhu n'amatwi. Bisobanuye ko wita cyane abantu bakuri iruhande bagutekerezaho. Nko mu gihe rero ibyo bice byaba bitameze neza, niyo mpamvu iteye kuba wumva wamenya neza niba mu maso yawe hameze neza. Wita cyane ku byo abantu bashobora kuvugaho. Ngibi rero icyo bishatse gusobanura ukuntu bakaraba bahereye ku gice cyo ku maso. Ngiyi mico iranga aba bantu. Reka turebe abantu bakaraba bahereye ku maboko n'amaguru. Niba uhera ku maboko cyangwa amaguru, bisobanuye ko utuje, woroheje. Guhera kuri ibyo bice rero byombi bigaragaza ko uri umunyembaraga cyane kandi uzi kwigira. Bigasobanura ko ukunda kwivuka ariko ukaba wumva utahawe cyane. Ukunda kwigaragaza, ntabwo wihishira, ntabwo wihishira Imana ikurimo. Iyo ugiye kwifotoza rero uba wumva ibyo bice ari byo byagaragara cyane neza, bikagaragara mu mafoto. Reka turebe abantu bakaraba bahereye ku bice byabo by'ibanga. Nimba uri umuntu ukaraba uhereye ku bice byawe by'ibanga, biratangaje. Niba uhera kuri ibi bice by'ibanga mu gihe urimo ubwogero, urimo koga, hari ubwo uba utekereza ngo ibaza hageze umbona. Ubusanzwe uri wa muntu ugira isoni cyane, ukunda gufata amarangamutima yawe cyane. Akenshi hari n'ubwo wiburira icyizere. Uri wa muntu udahagarara ngo yirwanirire, uritinya. Gusa nanone uri wa muntu uzi gushimisha abantu bamuri iruhande. Ngibi ibisobanuro by'umuntu ukaraba ahereye mu bice bye by'ibanga. None abantu bakaraba bahereye ku gice cyabo cy'igituza niba tujye kure. Ibi bisobanuye ko wigirira icyizere cyane, ukunda umubiri wawe cyane, ntabwo ukunda gutinda mu magambo, uvuga vuba vuba kandi weruye. Ukunda gukora ibyo wateguye kare, urigenga kandi abantu benshi bakwigiraho. Urakora cyane kugira ngo ugere ku byo wifuza. Reka turebe abantu bakaraba bahereye ku musatsi. Niba uri wa muntu ukunda gukaraba uhereye ku musatsi iyo uri mu bwogero, bisobanuye ko usanga ukunda kwambara ibintu bimeze neza. Ugira ikinyabupfura, ugira ibitekerezo bihamye cyane kandi ushyira mu ngiro ibyo wateguye. Ntabwo uterwa isoni no kuvuga ibitekerezo byawe. Ngibi biranga abantu bakaraba bahereye ku musatsi wabo. Reka turebe umuntu nanone ushobora kuba yakaraba agahera mu ijosi. Ukunda gukora cyane rero. Niba uri umuntu ukaraba uhereye mu ijosi, ukunda gukora kugira ngo ugumane n'abantu bakuri mu buzima bwawe, cyangwa se uyu muntu akunda gukora cyane kugira ngo agumane n'abantu bamuri mu buzima bwe. Impamvu uhera mu ijosi ni uko icyo gice cy'umubiri wawe gituma utisanzura neza, bigatuma rero ari uhira. Ukunda kandi guhangana cyane. Reka turebe abantu bakaraba bahereye mu mugongo. Uri wa muntu uzi kwitaho cyane, ntabwo bikorohera kwizera abandi bantu, ntabwo wemera abandi bantu kuza mu buzima bwawe byoroshye kubera ko wigeze ubabazwa.
ngiyi imico y'umuntu bitewe n'igice cy'umubiri we yoga abanza iyo ari mu bwogero. Reka mbashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva dutangira icyegeranyo kugeza gisoje. Mugubwe neza aho muherereye, ndagusaba ukande subscribe niba utarabikora, uduhe like na comment, nushobora ukore share no mu bandi babyumve. Mugubwe neza, bye bye.